Turagushimira wowe udahwema gukurikirana Hinduka Official ku biganiro byacu tukugezaho umunsi ku wundi, kandi turagushimira wowe wabashije gukanda subscribe, kandi wowe ukora share, comment, ibyo byose turabigushimiye. Muri uyu mwanya rero cyangwa se kuri iki gicamunsi twakoze urugendo rutoroshe, twagiye mu karere ka Burera, ahantu muri quartier z'ibyaro cyane. Mu karere ka Burera munsi y'ikirunga cya Muhabura, ahantu mu misozi, aho twagiye gusura umuturage cyangwa se umubyeyi utishoboye ufite ikibazo cy'ubukene. Urumva birumvikana, aho tugiye kumusura nka Hinduka Official ndetse cyangwa se nka Julienne. Uyu mubyeyi rero urugendo rwacu rw'ubuzima rwacu nawe ni rurerure, ari mu buzima butoroshye, afite abana 4 ndetse afite n'umugabo, ariko umugabo ntabwo abaga mu gihugu cy'u Rwanda, aba mu gihugu cya Uganda. Urumva ko bitoroshe, bari mu buzima buri hasi cyane. Ubwo hashize igihe imyuzu cyangwa se imvura nyinshi yaraguye iraza irabangiriza, kandi naho bari ni mu nzu mbi cyane, murayibona ukuntu igaragara. Nta cyo kurya afite, nta buryamo afite, ariko nka Hinduka Official ndetse cyangwa se Julienne twamugeneye impano, tugiye kumusura tumutungure, twamuzaniye icyo kuryamaho ndetse tumuzanira n'ibyo kurya. Nubwo mutabibona biri muri iyi karito, muraza kubibona umwanya wo kubimuhanuza kugera, kandi nizere neza ko nk'abakunzi ba Hinduka Official mukomeje kudusapotinga mu gutera inkunga cyangwa se mu gufasha abatishoboye. Turabashimiye. Nawe utarabasha kugira icyo wakora, twagushishikariza kuba hari icyo wakora ugafasha abababaye, ugafasha abakene, imfubyi n'abapfakazi, kuko Imana hari icyo yaza kugenera mu gihe kiri imbere. Nka Hinduka Official rero gahunda yacu ni ukwamamaza ijambo ry'Imana cyangwa se ni ugukora ivugabutumwa, kandi nanone tukagera ku bababaye, ku barwayi, imfubyi, abakene, abo bose tukabafasha uko tubishobojwe cyangwa se uko namwe mwadusapotinga. Nimero yacu yari ihari, iri aho ngaho hasi, watwandikira, waduhamagara, watwohereza kuri mobile money, byose tugafasha abatishoboye muri wa mwanya wacu wo gufashanya. Ngo roho nzima mu mubiri muzima, mubiri muzima roho nzima. Urumva rero nta kuntu ushobora kubaho wabasha usenga cyangwa ugite utarya, urasenga, kandi nanone Imana ikaba yabasha kugira icyo yakumarira, ikaba yabasha kuguha ibiryo ukarya. Turabasuje abakunzi ba Hinduka Official cyangwa se Mukeshimana Julienne. Yesu nashimwe. Ni wa mukunzi wanyu Julienne mukunda, nanjye ndabakunda murabizi. Uyu munsi mbifurije weekend nziza, mbifurije n'ukwezi kwa 9. Ikiza kari ko twinjiyemo, dushima Imana dukuye mu kwezi kwa 8. Twahuriyemo n'ibikomeye, ndetse nawe dukurikira ushobora kuba arahuriyemo n'ibikomeye, ariko nshimye Imana ko yatuzigamye. Imana nishimwe. Hanyuma huzaniye amakuru masha rero adasanzwe nkuko wari ubizi. Julienne muri kuganira nageze muri Burera, aho iki kirunga cyitwa ni icyahe, ku kirunga cya Muhabura. Ubu nitegeye ikirunga cya Muhabura, ndi munsi y'ikirunga, ariko ni ukubera umugambi w'Imana cyangwa se imbaraga z'Imana. No kuvuga ngo ni Imana nikubwira ngo izakugeza ahantu utakwigejeje, uzazirikane ko nuko byatinda izahakugeza. Nahageze kubw'impamvu ya mwene data rero, ariko tutaragira ibindi twongeraho, reka dusenga Imana ize kubana natwe muri iki kiganiro, ko nkunda kugira ingeso yo gutangiza mu gahunda yo gusenga. Unyemeraho dukurikira cyangwa se ukunda Hinduka Official, uca bugufi dusenga Imana. Mbone no kugushima abo bakoze subscribe, share, comment. Imana y'amahoro iguhumugisha, kandi Imana y'amahoro ikomeze kubagura mu buryo bw'umwuka ndetse no mu bw'umubiri, kubw'urukundo mugaragariza Hinduka Official cyangwa se kubw'umwana mukunda Julienne. Mana turagushimye, uri umwami w'abami, ugira neza bugacya bukira, waturinze uraturengera, waturindiye mu mpande zitandukanye, twanyuze mu mihanda itandukanye, ariko nushimwe ko watwitangiye ukatubera Imana, tukakubera abana. Izina ryawe nirishimwe. Twagiye ku byuma byakozwe n'abana b'abantu, hari benshi bafata ingendo ntibazisoje, ariko twebwe nushimwe ko wagendanye natwe, watubereye shoferi mu rugendo, amaguru aracyari mazima ndetse n'amaboko. Turacyafite ingingo zuzuye, nta rugingo rwazimiriye mu mayira twanyuzemo. Uzamuriye amaboko kuko icyubahiro gikwiriye. Izina ryawe nirishimwe. Ndetse nabo warinze ubwoko bwawe, abo twasuye nabo nushimwe ko dusanze ari bazima. Ngaho turagutu
iradutumiye ngo tukigera aha hantu nyemera uzubane natwe ikiganiro turagira uzubane natwe imbaraga zacu zibura haboneka imbaraga zawe gukora kwawe ariko kugaragara kubera ko witwa Imana ngaho tuguhaye karibu n'ikaze ni mu izina rya Yesu amen. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagirire neza. Hanyuma wagira amatsiko mpamvu kinageze munsi y'ikirunga cya Muhabura. Ubu Julienne niho nicaye kuri Muhabura. Hanyuma nange ukumbuje kugira ngo uzaze kureba Muhabura ahantu iri, ariko ngiyewe ubwanjye nayigutangire kugira ngo nyikwereke. Hanyuma naje gusura umuntu twaje guhuzwa n'imbaraga zo gusenga kubera Imana rata. Amaze tubaje guhura n'imbaraga zo gusenga hari ubutumwa Imana yadutumyeho twashatse kumushikiriza kubera Imana. Hanyuma umuntu twaje gusura nawe ari hano reka mubahe abasuhuze n'abana be twese bose barahari. Hanyuma basuhuze ababwire nuko azi Julienne cyangwa se n'uburyo yamenyanyemo na Julienne. Ababikunze tuzaburira Imana amaboko kuko ikiturinze. Hanyuma ni karibu reka tumuhamagare nawe azabasuhuza nabibwire atubwire n'ukuntu yatwakiye. Ukitubona duhinguka iwawe wabibonye gute? Nabyishimiye. Wabaye urugendo rurerure ko ntabwo twe tunahazi neza ariko kubera Imana umuringi yaravuze ngo amaraso ya Yesu yahuje abatari kumenyana. Imana ishimwe rero ko tugejeje ahantu uranezerewe se? Cyane umutima mbese ubwo nibikaze. Unejejwe n'iki kuri uyu munsi? Twahura mu mashengesho urambwira ngo uzansoye ko ntanenze kuranzanira naba bavandimwe n'abanshimishije pe. Ndishimye cyane. Ikintu cy'umwihariko kuri wowe wakumva cyakurenze mu mutima. Hari ukuntu umuntu anezerwa, umunezero ukaba mwinshi cyane, ukanamusaguka bitewe n'ibyo abona. Ni iki mu bintu byose ukitubona cyangwa se ukibona Julienne ngeze muri iyi mbuga yawe? Ni iki cyakunejeje? Nishijwe n'ibi bintu munzaniye naba basaza banje. Wabwirwa n'iki se kare we tubizaniye? Ninja mubizane nanje Imana yabinyeretse. Usigaye werekwa se? Yanshimishije pe. Nese urerekwa? Narinzi ko tuje kubitsa tukakuganiriza twebwe tugataha. Oya nabwo ubikije nta kibazo. Ariko byaba byageze iwawe. Yanshimishije Mana. Yego. Ufite abana bangahe? Mperuka cya gihe uzira uko bariza ngo bakurangire Julienne. Ariko ntabwo twaganiye bihagije. Nabana bane. Abana bane. Abahungu 2 n'abakobwa 2. None se ufite umugabo? Umugabo ndamufite ari mu Buganda. Amuhinga mu Buganda cyangwa mufite imitungo? Oya no gupakaza. Yagiye gupakaza. Ni gupakaza gushaka imibereho. None ubwo ubayeho ute kandi umugabo adahari? Ni uguhendebuka nkaja mu kiraka nguca. Guhendebuka ni iki? Ni ugushaka ibirabeshaho abana kuja mu biraka. Guhendebuka? Ni ukuja mu biraka. Mu biraka? Nko guhingira wakora iki nk'ubu? Ni ukubagara nibyo nshoboye. Ibindi sinabwo ushoboye guhinga? Sinakubwiye ko narwaye. Yari yarambwiye ngo ararwaye. Ariko uzi koko wabimbwiye we. Banza Julienne nsigaye ndi gusaza. Mwa bantu b'Imana mwe mujye mwunganira Julienne burari gusaza. Dati Imana irakiza nawe yagukiza. Nabikubwiyeho ko narwaye. Kongera ijwi twumve. Nabikubwiyeho ko narwaye amaguru. None se warakize ubu ngubu? Ndi abari kunsengera ndi gukira. Cyangwa wasitaye kuri aya mabuye ndi kubona? Oya. None se ko najyaga numva bavuga ngo ikirunga kiraruka. Nkaba ndi kubona amabuye ari menshi cyane n'abantu barasenye. Habaye iki? Agamazi gaje ari nijoro nka saa 4. Yari imvura iguye. Nuko se amazi azana amabuye? Gavuye mu ishyamba. Ni ikirunga cyarutse se? Hari ahacukutse hose. Hariya hejuru? Gusa ubwo uri kuhareba ko ntari kuhareba? Ntawahabona kubera ko mutarebaga ikirunga. Nje ndi kuhareba n'aba bana. Ubwo hari amabuye yavuye? Maze nimena nguca. Ubuse mwaryamye mu nzu buracya? Twazivuye mu tujiye hirya. Mwarahunze? Twarahunze. Siko ndiko n'ahantu henshi hari amazu nayo hari? Ntago buriya bagiye? Bashakiye aho kuba. Abashakiye icumbi? None se ko batakwimuye ni ukubera iki? Turacari benshi hano bazimura baratwe bari kudushakira. Namwe bakabashakira icumbi. Hanyuma se muri iyi minsi ko mbona imirima yangiritse kubera amabuye, mbese ibintu byose byarangiritse, ubayeho ute cyangwa se mubayeho mute? Nukubaho ngucuka umuntu akaja gutera iperu yabona ikiraka, yabona umuhikiraka karya. Utera iperu nuko gira nukuja
ni ukujya gushaka akazi. Okay, ubwo katabonetse ubwo nuko nawe urabyumva. se abana bawe bariga barigaga hajya ubwo nabaye nabo muze munsuhuze we nanga baranakuze. Uyu niwe mukuru umukuru bite ari mu gasantira aho hepfo ubwo nawe yagiye gushaka ari mu santere. Wewe waje ukansuhuza nari nangu numusuhuza muze munsuhuze rata bite amakuru witwa nde bita wowe nangu nisuhuza nari nkumbuye kugera ku kirunga cya Burera ariko Julienne nahageze. Rero Imana y'amahoro izi byose kuva wa munsi waza kunsura cyangwa se wabaririza Julienne muntu wari we bikaba ngombwa kumenya Julienne wari we. Nanjye nagize umuhigo mu mutima ndetse nagutekerezaho numva ngize ishaka n'umuhate byo kuzaza kugusura cyangwa se kuza kureba aho ariko nshimye Imana ko yahangejeje. Nabitekereje kenshi mbigambirira kenshi ntibyakonde ariko nshimiye Imana ko yongeye kukungeza. Hanyuma ikibazo wasengeye byarakemutse biri gukemuka biri kugenda biraza neza cyane ariko si wasenguka buriki senga wizeye utari gushidikanya. iyo usenze wizeye byose birashoboka niba urwaye iragukiza. si wari uzi ko twamenyana koko? oya rwose. ni ukubera iki? ese ko nagenderaga ku gihiri ku gakoni bakaho bandangiye nkanyaruka nkabona Imana iraduhujije ne nkabandi ko nta kibazo agakoni narakarambitse ko naje iwawe aho twasengeye ndi kukagendera none nkabandi kugenda none ubwo ntabwo biri gucamo wa musore we. ni iki wabwira abantu badukurikira bakunda Julienne cyangwa se bakunda Hinduka Official? ni iki wababwira cyiza cyakunejeje ukimenyana na Julienne? ni byinshi ni byinshi. ni iki wabakumbuza? icyo nabakumbuza njaraga ibyishimo byamaze mu mutima ubu wabuze icyo uvuga? wabuze icyo mvuga rwose. umuntu ni mugaru rero wazanaho gake akareba ibyishimo mbafitiye. yewe ntako ntabwo ubu urumva wameye ko kanshobora yewe ntako yewe hari yewe ushoboye kumpeka wameye naheka mana nkavana yundi nkashyiraho ihundi. tuvuge ngo dushimiye Imana ko yakoze ibikomeye cyane tuyihereze icyubahiro ko yagukijije kandi n'ibindi gikomeje kubikora. zabikora ni ukuri nshimye Imana yakungejeje. nagize umuhati mwinshi cyangwa se nagambiriye kenshi nshaka kumenya amakuru ariko nshimye Imana ko ibyo yavuganye nawe no kubikora iri kubikora. hano se ni iwawe cyangwa uracumbitse? ni iwanje. ni wawe bwite? reka da ntihajye n'aho barubaka bagashyiramo amadirishya mu nzu ko ntayo ndi kubonamo? narayabuze none se ubwo uzakinga bigenze bite? nanjye ntambizi. reka da bitegerezaga nkareba nkabona ntameze nk'abandi. ukabona utameze nk'abandi? nkabona inzu yanjye itameze nk'iy'abandi ahubwo ahabona na Imana izabyigaho. wari ushaka ngo imere gute? nshyiremo utudirisha uyitera agacanga? ye muko none rero ubwo nuka hari nabwo iracanyigaho nta kundi iracyagutekereza. nayo amabuye yose bayatindura abantu heza. nese kuri kuvuga guciramo amadirishya kandi bazabimura? none mbese ntibavanga ko mu nzu y'undi kazaga imvura ihise none wakwiringira ibyo muri leta? ariko ufite ibyiringiro ko Imana ishobora byose? iyi mfite ibyiringiro. ni ukuvuga ngo ibyo wabonye kuba warakize ni itangiriro ry'umunezero wawe? cyane cyane cyane. rero naherutse umbwira ko nyine ufite ikibazo cy'uburwayi umbwira ko n'ubundi ahantu ho kuryama ari danje kubera amazi yatembanye ahantu mwaryamaga. numva ngize ishaka ryo kuza kureba ahantu uryama cyangwa se ukuntu ubayeho. nuko mbayeho ariko aho kuryama ho warahabonye? aho kuryama uje kureba mu nzu none wanyemerera kugera mu nzu se? oya rwose ndakwemereye. uranyemerera kugera mu nzu? ndakwemereye ni karibu. none se hari materasi? tayo reka dore abantu bakiryama kuri nyakatsi. ego dore ahubwo ndaraga hano sawa haryama habo gake ni nkaha da none ariko hari igitanda.
ntaco yego se ni nkaka katubaze mwene data nawe uko ari kubibona tukigera munsi y'ikirunga cya Burera cya Muhabura mu karere ka Burera hanyuma wowe uri kubibona gute ku muntu wacu twasuye mbongewe uyu nawe reka mu perezida cyangwa se mu banzurire abakunzi ba Julienne uyu ni inshuti ya Julienne dufatanyije umurimo w'Imana nta kindi duhujwe nacyo buretse gusenga Imana no kuba ari musaza wanjye nkaba mushiki we kubw'umurimo w'Imana uko umwami Imana dushoboje tubigenza uko abidushoboje cyangwa se abishaka ntabwo rero dusigana ahantu runaka tujyanye yapfa ko ari ukuvuga Imana cyangwa se mu gikorwa cyerekeyemo Imana rero niba dufatanyije muri uru rugendo cyangwa se muri uyu murimo reka nawe ni umuntu mukuru ashoboye kwivugira nawe yakwivuga hanyuma mukabumenya ubundi tugakomeza n'ibindi biganiro ni karibu murakoze cyane njyewe amazina yanjye nitwa Habimana Innocent ariko izina abantu benshi bazi ni Iradukunda yego bavuga ngo ni ryo muri karitsiye nijye muri karitsiye ubwo rero nageze aha ngaha ngo ni munsi y'ikirunga cya Muhabura ahantu ariko ndi kubona hameze neza nawe uri kubibona se hameze neza hari akayaga hari n'izuba hari byose nese ko bavuga ngo haba imbogo buriya ntabwo imbogo wayinyereka we imbogo ziri ruguru mu ishyamba ubu tugiyeho twayibona wayibona imbogo ubu se si yanjye we yakwica wowe uri kubyumva ute we njyewe buriya nzaza nanjye ndeba hari niba nzayibona tuzabugena yenda tugaruka tuzakora ubutembere tuzakora ubutembere ubwo tuzakora ubutembere bwo gutembera ku kirunga cya Muhabura ariko ndishimye cyane yego kubw'uyu mushiki wacu yego ndishimye cyane iki gitekerezo watekereje navuga ngo Imana iguhe umugisha ibome mu izina rya Yesu ukuntu ndi kubona ibineza neza bimwuzuye ndabona ari ibintu bidasanzwe yishimiye aranezerewe ubwo rero hari ijambo ry'Imana riri muri Yesaya 59 yego riri kuvuga ngo oya wanarisoma nta kibazo turisome ushoboye no kurisoma warisoma tukumva ineza y'Imana cyangwa kugira neza kw'Imana iri jambo ngeze hano hantu yego numva riramfashije sinzi impamvu ryari rimfashije ni ukubera Imana ni ukubera Imana ubundi njya nkunda kuvuga ngo nta muntu ushakira Imana inzira Imana yishakira inzira kuko naho atari inzira ari mu kwayo ariko iryo jambo ry'Imana naryo ribonye warisoma kugira ngo yongere kugira ibyiringiro ko yakoze biriya yakoze bwa mbere igiye gukora n'ibindi kandi duhamye tudashidikanya ko uyu munsi tugiye gutwikanya akatsi tukayamagana ku buzima bwe bwose ijambo ry'Imana riri kuvuga ngo dore ukuboko k'Uwiteka kikwaheze ngo kunanirwe gukora ngo n'ugutwi kwe kikwapfuye ngo unanirwe kumva yego ni umurongo gusa icyo nshaka kubwira rero mubyeyi icyo nshatse kukubwira ni ukuvuga ngo hari igihe umuntu asenga ariko Imana ntinavuge akagira ngo Imana ntabwo iri gukora kandi iri kumwumva ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ugutwi kwayo ntabwo kwigeze kumva cyagiye ntabwo kwaheze ngo kunanirwe kumva cyagiye wasenze cyagiye wakoze ibiki n'ubu uracyasenga ntabwo Imana ikunanirwa kumva ko ukeneye amadirishya nta kayi nta nubwo yananiwe gukora na n'ubu iracyakora kandi n'ubu iri gukora humura rero nakubwira ngo ibyiza biri imbere wowe icyo ntabwo usaba ni ukuba imbere y'Imana cyane kandi ukwizera Imana ngo iyo umuntu yizeye Imana adashidikanyije nta kintu Imana itakora nta n'ikitamuha icy'ingenzi Imana idusaba kwizera ubwo rero niwizera ko Imana igikora ukizera ko ubushobozi bw'Imana bugihari ukumva ko Imana iri iruhande rwawe ukumva ko byanga byakunda bigomba kuzaba ibyo wizeye kandi ibyo wayisabye Imana iri kukumva kira cyafite ukuboko ko gukora umuntu umwe nawe atubwiye ngo uko yari kera na n'ubu nikwiri uko yakoraga kera na n'ubu nikigikora niryo jambo nakubwira uvuga ngo nawe iracyakora ku buzima bwe kubera ko ikigutekerezaho icya mbere nkunda gushimira Imana ni ubuzima iyo umuntu afite ubuzima bwose birashoboka kuba warateye intambwe z'ibirenge byawe ukagera mu nzu y'Imana ukanyurana na Julienne cyangwa se n'abandi bakozi b'Imana batandukanye izo ni ineza z'Imana umuririmbyi abakatolika baravuga komeza inzira watangiye wicika intege wahisemo neza nyagasani muri kumwe
abashakashaka imana mukomeze iyo nzira nanjye ntako narinzi ariko rata komeza inzira watangiye yo gusenga. Nkunze ijambo batangije uvuga ngo ubundi warasenze uburiki, nta kintu wabura wasenze, Imana itugirire neza. Hanyuma uyu munsi twazinduwe no kugusetsa, ariko si twe turagusetsa, ahubwo ni Imana yo mwijuru igiye kugira gute, igiye kugusetsa. Hanyuma wanyemerera ukafora ikintu kiri muri aka gakarito, nta kimenyi naho gitekereza byibuze unagifore gakeya wamenya ari iki. Si ubundi uheruka kurya umuceri ryari? Ni kera. Ndetse nk'ubu Imana igize gutya ikagutunguza umuceri wabigenza ute? Yabikoze. Ubundi se ukunda iki mu buzima bwawe? Ni iki ukunda kurya? None si byose ndabiryaga. Ubu ufite agafuka k'umuceri hano mu nzu? Oya. Ariko agahunga ko uragafite? Oya. Ibishyimbo se? Ntabyo ariko si. Kandi ndi kubona ufite n'itoto. None si none ubwo kubera Imana. Gusenga kubera Imana wagira turiya tugozi tw'ibishyimbo utubabuka duteka icyangombwa si ukunyurwa. Biriya bigozi se barabiteka, imigozi y'ibijumba barayiteka? Wanyurwa nabyo watubonye utariyo uhangayikishijwe n'icyo utarabona. Imana ishimwe ko kunyurwa nabyo bishoboka. Hanyuma reka dusabe uyu mwene data anyemerere tumugore, ariko tuzi neza ko umuntu wese azamererwa icyo yakoze. Utugiye kukugora nawe uduhamburire akarito, hanyuma tumenye ikintu kirimo, nawe uzahemberwa ko wahambuye iki ikarito. Hanyuma reka duhaguruke tubikore twese duhagurutse, kubera ko twese dufite amaguru bazima, turacyari bazima, turebe neza y'Imana. Ngaho nyemerera wegere iyi karito kandi nawe nyegera, hanyuma n'abana bawe baze banyegere, turebe ikintu kiri muri iyi karito ko hari icyo biri butange. Tunezezwe n'Imana mu mutima, yatwongereye iminsi yo kubaho, igatuma tugira munsi y'iki kirunga. Ni ukubera Imana. Arata nawe Imana yagutekerejeho, itekereza ko nawe mu bantu barya umuceri warya umuceri. Hanyuma nkorera muri iyo karito umereze umuceri urimo turebe. Utari kunezerwa kandi ugiye kurya umuceri. Imana yagutekerejeho. Uyu ni umuceri rata. Nawe urya umuceri wumve kugira neza kw'Imana. Wibuke ko cyagihe wagiye gusenga, Imana yazirikanye ko wagiye gusenga cyangwa se mu rusengero, cyangwa se wibuke ko Imana igifite abantu abayubaha cyangwa se abakozi b'Imana. Hanyuma nyinforera ikindi kintu kirimo. Ubwo ni akatsima. Ngaho none ukimara kubona uyu muceri, niki wabwira abantu? Cyo nababwira ndi kubashimira ko bakoze. Imana ibaha umugisha. Yego. Nkenda cyabakunze. Uracyadukunze. Niyongera nkoreremo yongere amereze n'ikindi kintu kirimo kugira ngo turebe. Harimo byinshi. Ndi kureba amakamagara w'amatama. Nibi byose ni ibyawe. Nawe gera hano ufateho. Nibi byose ni ibyawe. Imana yagutekerejeho kuri uyu munsi. Nkunda kuvuga ngo nahatari inzira ni mukwayo. Imana ibigenze neza. Hanyuma nanyemerere twatekereje ko umuceri ntabwo wawurya wonyine. N'agahunga ntiwakarya konyine. Ahubwo twavuze ngo nyuma y'umuceri cyangwa se nyuma y'akawunga wabirisha iki? Wavuze ko wenda wakwiyaranja imboga zikaboneka. Imboga natazaboneka nakunoza. Gukunuza ko nta mboga ndi kubona zari se wakunoza. Nashaka naho tubiri. Washaka na hano hose. Hanyuma twatekereye turavuga ngo n'ibishimbo ni ngombwa kugira ngo nawe urye wumve kugira neza kw'Imana. Nakoze rwose. Ibi nabyo ni ibishyimbo. Ujye uteka umuceri ugerekeho ibishyimbo urye neza. Niba utatetse umuceri urya agahunga bizajya gushira. Imana yakoresheje itegeko ahandi hantu. Hanyuma tugiye gusenya nyakatsi rero. Sinzi niba uri kubinyemera ngo nubimbwire neza ukuntu turabigenza. Bashaka ikibiti dutwike nyakatsi. Tuzi neza ko muri uru Rwanda rwa Kagame nta hantu hakiba nyakatsi. Nta nihari ni duke.
ni duke ariko tugiye gututwika natwe nitudutwike tuvuga ngo mu izina rya Yesu tugiye gutwika karande z'iki za nyakatsi si byose abadukurikiye namwe mu byumve ahantu turi muri kuhabona uko hameze nawe Imana nigutuma ntuzayininire uzumvira Imana umuririmbyi yaravuze ngo jya wumvira umwuka ugwiza urukundo nta soni uzagira nubona Yesu natwe ntabwo ari uko ari amafaranga dufite ntabwo ari uko ari ikindi kintu dufite mu ntege nke zacu Yesu yaravuze ngo dutere intambwe imwe nayo izitere 99 idusanga nta kintu natwe dufite usibye neza y'Imana ariko mu ntege nke dufite tugerageza gukoresha uko Imana ibishaka hanyuma nyemerera wo ukurikiranye iki kiganiro tugiye gutwika nyakatsi kuko ntabwo twigeze dutanga ibyo kurya gusa ngo twirengagize kazajya ngana ryane hanyuma akakanira kukabona ukabona bimeze bite aka kantu ni televiziyo uvuze ngo iki ni televiziyo ibi bintu ni byiza cyane gaterureho ugafateho wumva ukuntu bimeze kanumvera ndashimye rwose ni ukubera imbaraga z'Imana ndetse no gusenga hanyuma abadukurikiye tugiye gutwika nyakatsi ngiye kugendana n'uyu mubyeyi hanyuma tugiye gusasa amatera ku mugaragaro tugenda ujye ko hanyerera hanyuma ahantu arara turahageze tugiye gukuraho nyakatsi kugira ngo tumushyirireho matera nawe aryame neza nta kibazo hanyuma nyemerera umfashe dusohore nyakatsi abadukurikiye nawe Imana igira uko ibigenza ku buzima bwawe uri muri ubu buzima nawe hari uko Imana yabigenza uri muri ubu buzima wizere ko Imana ihindura ibyanze guhinduka nkunda kuvuga ngo nta buzima Imana itahindura muri aka kanya birashoboka ko itabuhinduye bwose ariko ndashimira Imana hari uko hari ibyo ihinduye ku buzima bw'uyu mubyeyi ndashimira Imana ko yamutekerejeho nta kibazo tugende turashimira Imana ko ihinduye ubuzima neza icyo kibiriti dutwitse nyakatsi muri kubibona abadukurikiye abakunda Julienne nyakatsi turayitwitse munsi y'ikirunga cya Muhabura mu izina rya Yesu umuriro kuri kwanga kwaka vuba manza nyakatsi yabyanze ariko iremera byananiye gucana umuriro ntabwo nzi impamvu ariko ndabona bisa n'ibiri kwemera dushaka gutwika nyakatsi Imana ibaha umugisha dutwitse nyakatsi abashimiye abakunzi ba Julienne mwabonye ko twari turi gutwika nyakatsi ariko Imana y'amahoro uko izajya idushoboza turi kumwe ntabwo tuzagutererana kuko n'ubu ntabwo wantekerezaga wari uzi ko byarangiye wari uzi ko twasenganye bikarangira ariko nari mfite kuzirikana kandi n'inshuti yanjye yari ifite kuzirikana twese turakuzirikana kandi turagukunda umve ngo ntabwo uri wenyine tukuri hafi ntabwo tuzagutererana uko umwami azadushoboza tuzabigendanamo neza kandi mwifurije kugira ngo nawe Imana ikwagure natwe twese Imana itwagure hanyuma nawe ukunda Julienne cyangwa se ukunda Hinduka Official hose ni Julienne nawe Imana iri bugusange ariko bigenze muri yaravuze ngo jya wumvira umwuka ugwise urukundo nawe uko Imana iri bugutegeke wumvira umwuka data ntago ari uko dufite amafaranga nta kindi kintu dufite ahubwo ni ukubera iki Imana hanyuma wowe ukimara kubibona ibyo dukoze cyangwa se nuko twaje wabibonye gute ndigushimira Imana ibi bintu munkoreye Imana ibaha umugisha
abantu bose banyuzeho Imana ibongerere. yego mbese Julienne uracyamukunda? Mwese ndi kubakunda. twese uradukunda. Bose ndabishimiye cyane. Ndabishimiye cyane pe mbikuye ku mutima. yego n'ibisigaye rata Imana izabikora n'amaguru nubwo atarakira neza ariko nanashidikanya ko turakomeza tukuzamure mu isengesho tuzi neza ko Imana irabigenza neza. rata mushuti wanjye ngwino nkwibarize, niki wabwira abadukurikiye ukimara kutubona hano muri uru rugo rwanyu cyangwa se ukareba ikintu tuzanye muri uru rugo, niki watubwira? nanjye ndabashimiye mudukorera ibintu byiza. uranezerewe se? nta kibazo. niki kikunejeje? niki kikunejeje mu byo wabonye byose? ikikunejeje ni ikihe? kuba mutuzaniye ibi bintu byiza. kimwe wahitamo ni ikihe cyakunezeza cyane kuruta ibindi? ibindi byose ni byiza. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza. abakunda Julienne turabashimiye, mukomeze kudushigikira. nkunda kubabwira ngo mujye mutwunganira ibitekerezo, subscribe, comment, share, byose turabikeneye. munyemere mukomeze mushyigikire Julienne turebe ko uko Imana yabigenza. nyemera niba nta shari ufite, niba nta mutima mubi ufitiye Julienne, umukorere subscribe. ibintu byose ngusabye nawe Imana y'amahoro ikwagure, kandi mpamya nashidikanya ko nawe Imana y'amahoro izakwitura ineza wagiriwe. kuba twaje aha hantu ni kubw'umugambi w'Imana, kandi natwe tuzabyiturwa. tuzi neza ko Imana y'amahoro dukorera cyangwa twamenye natwe izatwirutura ibyo ngibi. ntabwo ari uko kuba twazanye umuceri tuwuhinga, ntabwo tuwuhinga. ntabwo ari uko kuba twazanye agahunga tugahinga, oya ntabwo tugahinga. ahubwo ni ukubera iki? ni ukubera Imana. rero mu ntege nke zacu niko ubushobozi bwacu bwari bungana, ariko turi kumwe. turabashimiye. hanyuma reka dusabe mwene data adusogereje n'isengesho muri iki kiganiro. adusogereje isengesho ubundi twisubire ku icumbi, ariko tugufite mu mutima. uko umwami azajya dushoboza turi kumwe, turakuzirikana. kandi n'uburwayi tuzi neza ko buzagira gute? buzakira. nkunda kuvuga ngo n'ahatari inzira ni mu kwayo. ntabwo wantekerezaga ko uzambona gutya, ntabwo wantekerezaga ko nzagera hano mu rugo iwawe ari ikindi kintu kinzanye. ariko turashimira Imana itabura uko ibigenza, yakoresheje itegeko kugira ngo tugere hano hantu. hari ubwo wabitekerezaga se? hari ubwo wari wantumiye se? ahubwo ni umugambi w'iki? w'Imana. hanyuma dusengera Imana dusoze ikiganiro cyacu, hanyuma dusubire ku icumbi. reka dusenge. cyangwa se umuntu waba ufite igitekerezo ni karibu nawe, niba hari igitekerezo ufite ntabwo twagufukiranya ijambo. reka dusenge, ariko tutarasenga. yego nanjye kubw'umubyeyi nishimye cyane. yego burya kuba twakoze ibi ngibi ntabwo ari uko dufite byinshi cyane. yego ahubwo byose ni ukwigomwa. yego ni ukubera Imana. kandi kuzana ibi ngibi ntabwo ari ukuvuga ngo twabuze ikintu tugira ute tubikoze. ni ukwigomwa. niba yenda ugize amahirwe akaba ari akantu ufite, yenda urugero urateka nk'ibiro 2 wakafashe ikiro kimwe ukagiha mugenzi wawe. yego kugira nawe ararariye. yego Imana ibaho umugisha. rero kadusenge. Uwiteka turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye kubw'uyu mubyeyi w'Uwiteka Imana y'ingabo. waramurinze umurinda kugeza iki gihe. hari byinshi byakagombye kumuhitana, kaya mazi yararaza akamuhitana, ariko Uwiteka Mana nyir'ingabo imbogo yamanuka hararuguru ikaza ikamuhitana. ariko wari uzi neza ko izi saha izi minota we amasegonda tuzaba turi kumwe. turabigushimiye kandi tugushimiye ko wamuhobora mongera umuhuburame. kandi turakwinginze ngo mu byifuzo afite ntabwo ari ibingibi yarakeneye gusa, ahubwo wumve ukomeze kumwumva, wumve n'isengesho rye. Uwiteka natwe tugiye kuvana twerekeza iwacu. turakwinginze kugira ubane natwe mu rugendo. Uwiteka Imana ishoboye byose, nitwumva mukorera ko ari meza tuzarushaho kugushima. Ngakomeza kubana natwe. urakoze kubyumvise mu izina rya Yesu. Amen.